nyine oya banza mbwira nasone ugira mwana umuntu mubana hari ikibazo se mwaye mufitanye kugira ibintu reka kubaza abo jana nutangiye kunonga intoki kabisa iterura umwanya wanjye nataye naparitse moto nje kubatwaza intebe mono mutangiye uzitwaza abandi ariko nigize ngo hamagara njyewe ya WhatsApp beautiful people mumeze mute ngiye meze neza ndashima Imana uyu munsi nkuko mubibona ngarukanye kuri kamera n'umuvandimwe beshi muramuzi bamwita Innocent ntabwo ari ngombwa ngo muhe mikoro nabibwire muramuzi bo uyu munsi rero mfite plaka iteye gutya nshaka gusohora intebe hano muri salo hanyuma nkafata n'imiryango yose nkayirangaza na gate nkayirangaza intebe ndazifata zose nzijyane ku muturanyi nabisabye ko yaba azimfashijeho ubwo ngubwo nimara kuzijyana ndarangaza n'ahantu hose nyine twigire nk'abantu b'abasinzi basinze nyine ku buryo ahantu hose usanga nyine harangaye hameze nk'isuku hanyuma nyine nze kureba uburyo abyitwaramo nasanga ibintu bimeze gutyo yabaza nyine nawe uje ukabura intebe mu nzu ukabona urugo rwawe rurarangaye uburyo wabyitwaramo rero mube hafi murebe mukurikirane iyi plaka kuva itangiye kugeza irangiye murebe uburyo birangiye ndabakunda iki gitebe kiraremereye ariko ndiyaranja uburyo nkajyana ndagatwara nawe ziraho ndebere nimba iranyuramo uburyo inyuramo neza ntabwo hano dutuburira umubyeyi ahubwo se imfunguzo nazizanye mwana twagiye tugiye kumunyaza ntabwo mubizi yabizi asuma izine muzijyanye asuma ntabwo uri kunyumva izine muzijyanye yakubwiye iki yambwiye yuko mwaziboneye umukiriya nga ako ino wagiye ugira ubwenge ki kandi yambwiye ngo mabuje mubwiye ngo mamagare ngo nze mubafashe gutwara intebe muzijyana aho mwazigurishije njye nigize ngo ko izine tuzigurisha ibintu byo kugurisha ntabwo ari njye nawe tubikorana yambwiye ati rwose mwaye mubivuganyeho yavuze ati dore fone yagize ikibazo niyo mpamvu yakwiyamara ako asuma ni ibiki ngibi uratinya kugaterura intebe zo shyira hasi izo ntebe mushyire hasi izo ntebe ino njye ntabwo nigize umugabo wazicuruza ni ibiki aba yambaye akuzi ko nta soni mugira we ariko njye ndakubonye ndavugana ubwo wenda ubwo mubiziranye ubwo si ibiki asuma nicyo utarimo kumva nose mwana wowe byagenze gute ese nabyo mwavuganye cyane namwe murimo muranyinisha mwese ubwo se wino zizana imana asuma reka nkubwize ukuri ntabwo ndi gushishanyika nawe we wikwigira umuntu uba ufite ibintu byinshi mu mutwe izi ntebe mwari muzijyanye reba ukuntu urugo rwanjye rurangaye mbega zizane tuzisubizeyo mana ntabwo uri kumva ibintu ndimo cyane kiba cyumvara cyangwa ngihonda nibwo cyumva nose bimeze bite wowe sobanura uko bimeze ntabyo yari yakubwiye se mana amazonzana muri ibi bintu byo gutwara intebe zazigiye he ubone se ubungange ibintu bishire mu zema n'ibitsema asuma ngo ubwize ko nushaka kugira umuntu ugihana na musekura na mukuru wawe ndashaka kumenya intebe zanyu none se ntabyo yari yakubwiye mbwira basigiye umamagaye umbwira uti ninze ngo ufashe gusohora intebe mabuje yakubwiye ngo umamagare nango nshaka kumenya izi ntebe zari zigiye he tuzisubize asuma ndaguhonda uru rwana ndarukubita uri kureba izi ntebe zari zigiye ni ibiki mani wamamagara asubani reka maze nkubwira ikintu kimwe ashaka kubasiganwa mugo ko ntago umuntu yakwifata ngo aterure intebe z'umuntu ngo azitware batavuganye hari ikintu nge navuganye nawe
nge yambwiye ngo mwari asuma mwazigurishije wishaka Ziterure, kuzamura kamera uretse mani banza usubize basitare ikibazo bazijyane mani izi ntebe urareba zazigiye ibintu uba ushyizemo kabisa izi ntebe ako umuntu warambwiye nzizana hari amafaranga ntekereza ko nawe ufite ubwenge nk'ubw'abantu cyangwa mubiziranyeho nawe indi nanjye babiziranyeho wowe none se ubwo nanone izi ntebe yiterure tuzisubize banza usobanure mani nanjye umuntu warambwiye ngo arama amafaranga ninzi mushyira hanyuma se nigize nkubwira yuko mutabivuganye na mabusha se mvugana iki nawe ari uri muzima mani kumamagaye mbona uri seriye nkaba mbona uyisupaye ukabigenze bite ziterure asuma ndagukubita uruntu ushawe noneho uzanyicisha ibintu kubikorana na mukuru umva wawe buretse mani wikwigira nawe nkaho utabizi nubona nize wikwigira nkaho utabizi niwe wari wizeye ko muri bufatanye ubugizi zizane tuzijyane asuma njyewe ahubwo ndibajije kuki utamamagaye wasize ubimubwiye umuntu afashe gahunda yo gusohora intebe mutabivuganye ahubwo ngiye murimo murangirisha murimo murakina nanjye ndebera karitsiye yose nyine oya banza umbwire nta soni ugira mwana umuntu mubana hari ikibazo se mwari mufitanye ku buryo yakwibintu reka kumbaza ntabwo jana nawe nutangiye kuntunga intoki kabisa iterure umwanya wanjye nataye naparitse moto nje kubatwaza intebe mono mutangiye uzitwaza abandi ariko nigize ngo hamagara njyewe wigize unwaza none se umuhungu wamubanye reba abantu bose muri kubabaza yizane asuma reka nkubwire uranyereka ahantu wari ujyanye izi ntebe nabo wari ujye kuzigurisha noneho reka nkwereke ikintu reka two kwihara rubanda reka two kwihara rubanda tugende mu mbanze mbabwire nanjye musobanura impamvu mumamagara muri diri nk'izi nigize ngo uhamagara nigize ngo uhamagara wasanga mubiziranye naguhamagaye ngo wamamagaye ko wabibubajije indese mutuze asuma reka nkubwire none se mani wowe nibiki wakora nigize nkubwire ngo uhamagara asuma inosa nigize bikubwira izi ntebe zari byagenze gute mani izi ntebe zari zigiye ni umuntu wari uzitije se bari baravuganye basi wigeze wumva umuntu wazikunze yavuze nzazimuzanire nyine uzazimuzanire wowe ushinzwe kungurishiriza akurumvura urwara mu buhe buryo ama amafaranga yiki se asuma reka nkubwize ukuri have tujye ziterure zibangana byo kwiteruzwa ntabwo mbabonye mwari muzijyanye uretse mbanze nkubwire mawe uretse nawe uretse ntukajye uhamagara umuntu utumye bamfunga wabunjije ntabwo kiba cyumva iki ngiki umuntu arakubwira ukigira uretse mbanze nkubwire urumva ko naje mbona uri muzima ubaye icyaka kandi ubaye kirimo kujya nka muzizane tugire mugire wowe nande imikino yanyu ntango mba nyishaka na mabusha wawe ziterure kandi wasanga mubiziranyeho inosa ninkubwira ibintu none se uramwihindutse niba ikorere njye yambwiye ati wamubwiye ngo reka yikorere reka kwigira nk'inzanga akunda gukindura ngeze ureba nabi mani ibi bintu banza umbwire nanga ari ukuri banza wumve wabeshyaga rindi rubanza unyumve urumva asumani sinigize mvugana nawe mbaye nyene no kugurisha intebe ntago arasumani nahamagara asumani ntago itagira abamo ngo nawe kuzijyanye se wamamagare bamoto yanjye bayiparitse umva ikintu gihari uranyereka ahantu wari ujyanye zino ntebe nurangiza ubundi ngiye n'uwo muntu ndabagezayo umuntu yihanganira byinshi kandi nawe ino oya mabujageye rwose kabisa numbeshyere ikorere tugende indese kuki wowe kuki wari uje naguhamagaye kandi wamubwiye ngo fone yagize ikibazo ngo amamagare akoresheje iyi asumani ngiye mubwira ibibazo byanjye ibyo washoboye kubikemura ku buryo ikorere mani ikorere tugende oya mani ntango yigeze akubwira ngo amamagare buretse mani urumva twari tuzijyanye i Nyamirambo noneho nayikujyana n'i Nyamirambo nikoreye intebe hari imodoka yari iparitse hariya kuri sitasiyo none wari ufashe umwanzuro wo kuzimukana se ukazijyana bari kuma amafaranga ngewe noneho niwambwiza ukuri niba wari ugiye kuzigurisha cyangwa ari amafaranga wari ukeneye ngo yenda nyaguhe wenda uwo kujyana intebe z'abandi uko ndi kukureba nawe ukuntu urimo uramwibwirishwa utwo tuntu iki mutavuganye mbere mwari mubiziranyeho mwari muzibye ugiye se nkahagarara imbere yawe uzi ko ufite urugo ariko reka nkubwire nawe rwose murekere aho tuzijyane murekere tuzishyire muri salo reka nkubwize ukuri ndaguhonda nongera kujya gukora kuri iyi turazijyanye muri salo nimba njye ntabivuze ntawe uzijya urabona nakwemera yuko ibikoresho byawe byo mu nzu ari igihe wabigurisha ko ubizi ibintu biba bigoranye muri iyi minsi reka mbaze nkubwire izo nama uri kwiheka sumani wari kuzimuha muri babiri mwenyine ngera babiri kandi yambwiye ngo wamuntumyeho indese wowe mugutuma hari utangiye kumwihinduka muri mubiki munsubiriza intebe zanjye n'uyu naje tuvugana ari muzima none ndabona abaye inzanga kaka none nawe utangiye nta bindi bintu mvugana namwe munsubiriza intebe mu nzu ubundi mufatane muceho ariko noneho rwose narumiwe mva mabuja ni purake rwose ngiye nakibuye ahubwo muze musobanurire
Asuma niba ushimira bo Siraja wakegera imbere ukangaragariza uno mubyeyi iyi yari plaque imeze neza cyane urabyumva ese yari kwivugisha ngo imikino atarabi dorere baye amubonye Siraja nawe mba namuhamagaye mu ibanga rikomeye nkavuga ati nta kuntu waza ukamfasha uriya mubyeyi ukamfasha kumuza bakamfasha kukuzamurira pressure bari kumubona neza urisi ubyizera asanga muri kubikinisha umunsi umwe muzarusha sha mwana reka ngubwize ukuri amafaranga yarabuze guys ubu ngubu rero muramubona uno mubyeyi hano mujye mureka ibyo bintu muramubona nyine asa mukubitanye atwaye boro yiwe sha 10 uko byagenda kose Asuma rimwe nzaguhingamo ishyi babwira imvamutima za babuja oya nanjye noneho warutangiye gufata baraye nk'umufatanya cyangwa nazibye ngo nibikingo ningiye ubiteye ariko uzi kubona umuntu wizera ari mukuru w'umuntu ukabona bose bakinkiranye yashakaga ngo kukuzamurira pressure simbaza ibyo Asuma nzagukindurira muri basi banzu byemere ko muri no misi mufite banzu byemere ko mufite wararogesheje byagenze neza guys muramubona rero uburyo yakitwara muramutse mutwaye boro ramona kunitwara rero iyi plaque muyirebe muyikunde mudushyigikire comment nyinshi cyane nimba mubona ndi kumukoma byanyabyo bafite n'ibindi bintu byinshi ya mwakoze gukurikirana ino plaque iduni nongera kuyikora gutya tazatuma shwana na nukuri nuko nagira akaboko ko gukubita reba ukuntu yarahisamo njye ntabwo ngira akaboko ko gukubita ariko nkagira nakwicisha inkoni ikintu ubwira abantu badukurikira bajye muri sanirute babahe imiti yo kunanuka cyangwa se bagushake mubane mu nzu ubashyire kuri regime imiti yongera nyashi umva ibintu byose birahari urumva bamuhaye imiti y'akanyabugabo ariko nosa ngo muri no misi ameze neza mu miti y'akanyabugabo ibintu biri kugenda neza cyane ndavuze ngo bavugiye guys mukurikirane plaque muyikunde kabisa abadamu bikagenda ni akanyabugorogo oya ntago ari akanyabugoro abagira imiti myinshi y'abadamu ivura ibintu byinshi bitandukanye n'abantu bafite amaki ni amazi hajya niyo amaki sirababarira reka njye ngufasha kwamamaza kubera ko ibintu hano umuntu atangiye kudukorera biteye ubwoba